tubahaye ikaze kuri Peakways TV byo tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ndagushimira niba maje gukora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane ariko none muri ko narugambira geze kuri YouTube channel yacu ya Peakways. Ndakunyuze fungura inzogera ukore subscribe kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tubazaniye iki? Tubazaniye amakuru mashyashya ari kuca muri showbiz nyarwanda, na makuru ari kuvugwa hirya no hino, na makuru yatangaje abantu, na makuru ndetse akomeje no kubabaza abantu hirya no hino mu Rwanda. Kira ngo maje iminsi mubona saga ya Aga Promoter Miki n'umuntu witwa Regis. Saga yawe yongeye yazamutse mu Rwanda, ndetse ubu ngubu aho umwe ari guca ubu wese ari kwacisha umuhoro. Ibi rero byatewe n'iki? Ibi byatewe nuko umuntu witwa Aga Promoter yagiye akabwira ijambo rikomeye Regis, amubwira ati ngo nagahungu. Ijambo rero ryababaje Regis cyane ndetse bikomeye, bituma umuntu witwa Regis ahaguruka. Nawe murabizi Regis ni umuntu udakunda kuvuga menshi, ni umuntu uba witurije, ari busy mu bintu byiwe, ariko kuko nyine umuntu witwa Aga Miki bari bongeye bakazamuka kuri Regis, nyine muri make saga zabo nyine bari bongeye bakazibyusa, kandi n'ubundi tuzi ko zari zarangiye. Ibi bintu byarakaje Regis cyane, ahita afata ikintu cyitwa impapuro zigaragaza ko Aga Promoter ashobora kuba afite undi mugore mu gihugu cya Norway. Uwo mugore rero akaba yitwa Ono, abantu benshi banamuzi kuri TikTok. Rero bivugwa yuko uwo mugore witwa Ono ashobora kuba atwite impanga, n'abana babiri. Nyine Aga Promoter ashobora kuba yaramuteye ashobora kuzabyara abana babiri b'impanga. Ibi rero bikomeza bivugwa yuko umuntu witwa Aga Promoter bibaye ngombwa binashobotse ko mu kwezi kwa kabiri 2026 kundi mwaka ashobora gusanga uyu mugore mu gihugu cya Norvege. Ibi bintu rero Miki yarabyumvishe, biramubabaza cyane ko ari murabizi, abantu benshi banabizi cyane. Aga na Miki ni abantu bamaranye umwaka hafi n'igice, imyaka igiye no kuzura babana nk'umugore n'umugabo, babana mu nzu, ariko nta kana barabyara. Use no kuba ko bataba bashaka kana, ahubwo nuko nyine Aga nawe nk'umuntu nyine w'umugabo cyangwa se ushira mu gaciro. Ubundi showbiz ukuntu bimeze, Aga Miki bombi nyine ubona ko ari abantu bahuye, ariko buri umwe afite ikintu acunze ku rundi. Gusa ariko urundi ruhare iyo urebye neza ubona umuntu witwa Aga afite profil nini cyane kuri Miki kurusha profil Miki agira imbere ya Aga, kuko abantu benshi murabizi Aga hagase muri showbiz nyarwanda ari umuntu wari umuzi, ariko Aga target we yari afite cyane kuri Miki. Bivugwa yuko Aga afite target yuko agiye kugera kwa Miki akamufasha gukora lobbying cyane izina rya Aga rikazamuka no muri showbiz nyarwanda. Kandi kuko nkuko twabibonye nyine abantu Aga benshi bahise tumumenya mbere yuko Miki amaje gutandukana na Regis, yaragiye ahita afata undi nyine bakorana amarobing bombe na Aga. None ubu ngubu Aga nawe izina rye ryamaje kuzamuka. Ni nyuma yuko rero ubu ngubu Aga babanye na Miki, ariko ubu ngubu Aga akaba afite nyine uwo mukobwa witwa Ono, bamaranye n'imyaka 5 banakundana, Miki atanabizi. Ubu ngubu Miki nibwo ashobora kuba yabimenye kuko Regis amaje kubishira hanze yuko Aga bamubesha abanamukina, ahubwo atazi n'ibyo abarimo. Ibintu byatumye Miki nawe ahaguruka ajya gukora research ku giti kiwe ngo abanze arebe kuko nimba ibintu bari kuvuga kuri Aga Promoter byaba ari byo cyangwa se ari ibibesha. Gusa guys, wenda gusabye iyo urebye Miki cyangwa se ukabona abandi bantu bose Miki bagiye bakorana, ukareba Miki ubona Miki watari indyarya, ubona Miki we ari shyashya. Gusa tumbaye ku yandi makuru tugenda tubona cyangwa se agenda tugeraho, bivugwa yuko umuntu witwa Miki mbere yuko abonana na Regis ubundi bivugwa yuko Miki kugira ubundi aze muri showbiz nyarwanda, umuntu witwa Kasuku Jessica wa Bipango ari umuntu wamuzanyemo, none akagishaka ngo bajye baryamana kugira ngo akomeze kumukorera izina ryiwe cyangwa se izina rye rikure. Ngira ngo uranabizi isaga ya Miki na Kasuku nawe murayizi, kuko yaraturenginze cyane ibintu byo kuvuga ko Miki nawe afite ukuntu abayeho ngo Kasuku nyine ngo atamwemera, cyangwa se Kasuku nawe urabizi ukuntu yakundaga kwifuza Miki ko banaryamana. Ibyo bintu iyo case murayizi cyane, muranayizi muri showbiz nyarwanda. Gusa ibyo ngibyo nyine Miki nubwo yaje Kasuku ari umuzanye, ariko byatumye nawe agira ute amenyekana. Miki nawe bajya gutandukana na Kasuku nawe batandukanye nabi cyane, ari intonganya nyinshi cyane, amagambo ari menshi cyane, baratandukana. Nyuma yaho Miki yabuze ahantu yerekera, abura ahantu ajya. Umuntu witwa Nyambo bwe niwe wamugiye aramufata mujyana kuri iyereka ahantu Nyambo aba, bajya kubanayo. Gusa nubwo nawe babanyeyo, Miki n'umuntu udashobotse bagiye kubana na Nyambo, ariko Nyambo nawe batandukanye Miki atanamusezeye, batandukanye nawe bashwanye. Muri make nyine iyo urebye Miki nawe ubona ari umuntu udashobotse, ni umuntu utamenya uko abayeho. Ndetse murabizi nyuma yaho Miki nawe yaje gufurafura abura ahandi hantu ho kuba, nibwo Regis yaje kumubona nawe birangira mwikundiye, ndetse aranamuzana nawe barabana ahantu Regis aba. Icyo gihe abantu benshi murabizi nabyo ibyo bintu byaravuzwe cyane, Regis ko yazanye undi mwana ngo umuntu uze muri showbiz ni Miki yazanyemo. Yamuzanyemo Miki nabwo yabuze ahantu
baba Regis aragenda aramuzana bakora amapranka bakora amakinamico bakira amakomedi ndetse banakina n'amastiki menshi cyane ibyo bintu byinshi mwagiye munabibona ndetse banakorana yuko byaje kujyaho nyine Regis birangira na Miki banakoranye nawe urukundo rw'abo bantu benshi bagiye barubwizaho cyane banaruvugaho nyine banarugaho cyane muri rusange ibyo byose rero nabwo byaje kurangira uko nguko Miki nawe birangira uko nguko nabwo atandukanye nande na Regis nawe mu gutandukana nabwo batandukanye bameze ute batamiranye neza batongana harimo nyine akantu k'umwijyame hagati yabo nabo nyine ndi kugira ngo mbumvishe ko wese iyo urebye muri showbiz nyine ibi ngibi twizwa tuvuga Miki ngo na Regis Miki nande ngira ngo nyine murabibona ko nabo batandukanye batamiranye neza nabwo bari gutongana ndetse n'ubu ngo baracyanagize ute baracyatonganye ese wibaza ko ibi ngibi ari Miki udashobotse muri make cyangwa se ari abandi bantu badashobotse ese wowe urebye ubona n'indi muntu utabushobotse ibyo bintu tweka tubireka tunajye kuri no kubindi ibyo ngibyo murabizi baratandukanye na Regis ariko nyuma yaho ntanuze na Kiramani nawe ubwiwe murabizi ko na Kiramani Miki barakoranye mu gukorana nawe ibintu bigenda neza barakora pa views ziraza ariko nabwo byagenze ute byarangiye Miki atandukanye na Kiramani nabwo batandukana bimeze ute umuntu witwa Miki na Kiramani bafitanye ikintu cy'umwiryane barashwana nyine baratongana iyo saga nawe mwarayibonye mu Rwanda nayo muri showbiz mwarayibonye bishaze kuvuga ko nyine ndi gushaka kubereka ko nyine uwitwa Miki akomeje kugenda yidekarara ku kijyanye n'iki no kugenda yimuka nyine mu bantu bamuri hafi yiwe none dore n'ubu ngubu nabwo bishobora kuba vuba ngaha uwitwa Miki na Aga Promoter nabo ubwabo bashobora kuba bagiye kuba batandukana bitewe n'iyo case nyine yose iri kugenda iba ese guys iyo urebye kuri ukareba Miki ubona we ari umuntu ushobotse cyangwa nyine nawe n'umuntu udashobotse ku giti kiwe gusa nanone ikintu nyine umuntu ashobora kwibaza nuko nyine Aga nawe ashobora kumusiga akongera akamusika n'ubundi ari wenyine turibaza ubutano noneho azajya kwande ese umuntu bazajyaho noneho we bazamarana n'igihe byibuze kirekire nk'icyo bari bamaranye na Aga gusa urebye mu bantu bose bamaranye na Miki iruhande rwiwe igihe kirekire ni Aga nyine bamaranye nk'umwaka byibuze n'igice niwe muntu bashobore kumaranya igihe kirekire abandi bose nta birebire bagiye bamarana no guhita bashwana mu ngumi mu nduru nyine iyo urebye Miki nyine nawe ubona adashobotse gusa guys ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye uri umuntu w'agaciro cyane ariko nimba wayikunze kora like wandike muri comment nawe uko byumva wibuke gusharinga ku nshuti zawe ariko nanone ikintu nyamukuru ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kuri Pickways TV kugira ukomeza kurana natwe mu video tugutegurira umunsi ku munsi 5 kuri 5 mwibutsa ko iyi niyo channel yonyine mu Rwanda ushobora gusanga amakuru mashyashya kandi yizewe aziye kugiye turabakunda cyane Pickways TV.